Gasoni Yusufu ngo wiriwe neza nta wiriwe. Kujya gusenga bivuze kubunyiriza? Ndakubaza kujya gusenga bivuze kubunyiriza? Ntabwo nari nzi ko bugaruke hakiri kare. Wari uzi ko ndibugaruka ryari? None usigaye unacunga n'amasaha yanjye kwavuga ngo none naramuprogram yaraza igihe iki niki. Surprise! I'm so glad. Oh yeah. None se. Yewe. Ngubu nafunguye gym. Oh, wow. Ushaka kwagura ibintu. Ubona ko nawe wagize ugakorera siporo, ukaba fit. Reka ndasobanutse. Kuko ushaka kugenda. Oh. Umuntu ukuntu bikugora kubyumva. Ariko dore ngibi. N'ibyuma. Cyose ni iki ko muri kibuze nk'ikipa. Iki gikora hips. Gerageza. Uzi umuntu kicayeho n'icyameneka. Niba ugerageza cyane. Nzara ndi buko. Gerageza kama. Gaciro. Wow. Ni byinshi hano wakiruka. Kwiruka. Gukora siporo. Ino nawe gerageza. Nzara ndi buko. Shaka byose uvuga bigeragejeho uri ukuntu. Mukunzi. Yego twakwiteguye cyane rwose. Iyi ni umukobwa wawe. Kubera ukuntu mukumbuye ndumva rwose iri joro tuhita tumukurikiza n'umukobwa. Ndamubwira cyane nyine. Ntabwo nzi ko ndi bubashe kukurekura. Nzi ko ahubwo numva urukumbuzi runyishe ugeze mu nzira. Yego shora umuhanda mwiza. Yego ni karibu. I love you too. Deba kumvuye gusikisha Vanessa. Wow. Sinahita atahise abamo ukuntu. Shasi nari turebe inyuma. Abana bo mu cyaro niba hari ikintu bakunda abantu bo mu cyaro no gusuka. Urayageze ku nzu zizibira kabiri. Hago soso ubona atari keza. Kahindutse ntago kimeze ngo kaje kameze. Turebe se myereka. Bana naguri kubabara. Nubwo akanga gususa. Bigeze kurera nziza ka. Ni ipantaro namuguriye. Ese ko mayambije kwambara amapantaro yambara ibintu birebire. N'ubusaruga ipantaro kwambara birebire suri umukecuru. Nagurikira icyangu guvanira. Ese kwizinzara bashiriye ntukamubwire cyane n'ubwiro wita. Ngo ibintu birebire. Nyine mu bintu birebire se ni arabyumva. Ngo none aranyishe ngo inzara namushyizeho ziri kumuremerera. Urabimenyera. Nazo se ziri kukubabaza. Ndumva ntari gufata. Bani. Ibyo tuzabimenyera mbere bisanzwe. Uri kubabara se umutwe basi. Nagari cyane. Ukirira ihangane n'inzara urazimenyera. Murakoze cyane. Hanyuma ndumva nyine nahindutse murakoze. Uzajya unambara Vanessa ibyo bintu by'icyangugu, uzajya unambara amapantaro nawe tuzajya tugendana wambaye izo ngutiye. Ese ko mama yarambwiye usingajye nambara ngo amapantaro ubundi kwereka ngo basore ngo ukuntu nteye ngo bakazamfata ku ngufu. Ku ngufu se ni Bani bamubwire.
ipantaro n'umwenda mwiza wambitse. Ukwambitse. Ubwo si zo ngutiya nizo nzima. Ahubwo izi nizo bahita bazamura vuba. Ikindi kandi sibyo nyumva neza. Mama noneho kugira ngo mugeze hano twahuraga n'imodoka agahagarara twagera ku cyapa agahagarara noneho navuye hano njya naga bimenyereye soso nyine wibigira big deal. Twabonye mu modoka menshi do nuko itaga nkurura kanyire bisi nini. Wow. Uzamutembereza tuzagutembereza ubimenye umuti. Ikintu nshaka kubwira ni ikintu cyongeye kubwira. Menye ubuzima mama wabayemo wibuka ahantu wavuye. Ntazagira umuhungu wenda kugushuka. Umvise mama uzamuhishishe mu mabyeyi kandi ndi umwana mwiza wumvira muri kinyabupfura. Hanyuma soso azagutembereze uzajya no kumwereka bya bindi byose amahamba sandwich umugore arike ibintu byose bimenye amenye amafiriti nyine utuntu twose. Ikibazo bikamubwira utuntu twose nahamagaye mu taxi mili ngo azadutware imodoka yari yagize ikibazo. Na esone mitono message nakwandikiye wayibonye kutansubije. Wayibonye ariko Vanilla randuhije. Oya azamenyera urumva nubwa mbere aba bibonye ibyo bintu byose. Vanilla rwabo ushire. Rero ngari mugende mu cyumba ndi kwitegura nanjye gutware araje. Papa se agiye kuza. Tuvuga nutumva ari hafi. Ngageze he? Yavuye Kanombe ubu ngubu nyine mu modoka ari kuza. Ngaho genda unamusige kwa kuri dusiye. Bananga injira mu cyumba genda. Ndayambara? Yego, yambare ni yawe. Nk'uyu urabanza ukarabe. Nenge yose? Yose ni yawe. Ingi ni yawe. Ugiye kugira imyenda myinshi. Tuzakugurira ni. Murugo ngira umva. Nyine hari indi nasizeyo nyine twenda twongita. Iyo twiza, iyo yireke ngo twiza. Nyine atari amaguti yeshyuko. Funi twiza. Ubwo ari ibintu byiza. Ubu imyenda sigiye kubiyanjye. Yego. Ngaho genda nyambara. Yego. Ngagenda ukarabe. Uhindura hagiye kuza hano papa genda ukarabe then ubone guhindura imyenda. Murakoze cyane murakoze manza umugisha manza ibintu byinshi murakoze cyane. Kana umucyara wafite ikibazo mu mutwe. Soso wagakwiye gushimira Imana kuba utarabaye mu buzima ngaburiye. Bibaza ko umwana nk'uriya w'umukobwa aburi imodoka kigabanya imiteto subwo burijijwe niki kibazo no kutajya ushimira Imana ngo ubone ko ibingi burimo ari ubuntu bwawe. None se ikintu kikuriza ni igiki? Ndabazwa n'ukuntu bitwara soso. Kumve kumugura simye ndani ikibazo. Ubu se mpfuye. Soso mpfuye n'ukuntu bakuze. Soso. Mama waba wicwa se niki? Erega dufite imitungo. Yandera nkakura nkasa ahubwo kangiye kukareba. Noneho ndasanga yavanze amasaka n'amasa akuma we wagira kuriswa n'ubusa. Kangiye kumureba. Si mama wowe waretse kumbangamira. Mama yongera kurira ndigendera papa sange nahari. Nihanakuye. Ngiye kureba Vanessa. Ntabwo yatazi gufungura amazi yo muri douche.
shaka muri sawa uzi igituma cyane ibi byose ndetse uzi ikintu gituma ibi byose mbikora ni kugira ngo ubone ko diseriye kandi mukunda ntacyo nshobora gukora ngo simaze umwandike ikibazo bite ungira inama mbwira uko ubibona naramutse uhanze nahita nimuka naramutse uhanze nahita nimuka kubera icyo wakunda icyo wakimuka kubera uramutse uhanze kubera ko no urabona ari neza haragutse urebye nyine n'ubwa mbere ngize muri gym ntabwo nkunze kujyaho kuko ntabwo nkunda gukora siporo ndabona iki kintu kizajya gituma ndumva gifite umunyenga uzajya uza none se kubona nta kintu nakora ku nkwereke ko ukunda ibyo kugira ngo basi mbwira ngo urabona iki ngiki niko so ubona buri kintu ukuri shanye gukomeza impamvu rege asanga umunsi ikibazo umunsi umwe ubirimo undi munsi wabivuye oya ese subiza ubu utari kumbabaza ntabwo ubuswa navuga tuba turi kwigiranye amaherezo nayaye komeza impamvu ikibazo rimwe bo wankunze ubundi bo last time uribuka tuvugana ese nari igihe mba mfite agashinga kubera akazi ese niba akazi aricyo kibazo uzahise naguhita akazi gushaka ikindi kintu wakora nagusanga ko byagenda ariko you have to put money for it kubera ko urambabaza muzajya tuzabyita iyo ndebye imbaraga nshyiramo kuguhamagara kukwinginga last time watumye imba upset byatari look I'm sorry kubona uri kumwe nawe Rwanda no ese ubona abantu hari ikintu yandusha uzi ibindi byawe ahangaha ni mu rugo niba uzajya ushaka kubirenza ibi ngibi ntabikora kuko wabimenya icyo nshaka ni uko umva rero gutera izuba ibintu ndabizi umeze nk'aho umva guterura waza zikaza guterura ubutaha Yoshiri nani ngukumbe umva jyewe munsi rutantere ndurabumva indegere buri hari ukuntu iba yavunnye umuntu ukomeza wongera ufata gutya iminsi myinshi sheri warabyibuse nawe urimo urabyumva abantu bajyaga babimbwira nkavuga se ubu ngubu barimo barambeshye thank you ni karibu thank you ya ntebe yawe sikarize sheri ni byiza yo ariko njye najyaga nicaye ngo nawe urimo urimva nkanjye ntabwo akumukunisha wari umwumve ndabibona cyane ariko kuva kera romantike urabizi rwose ntabwo abantu icyo ngicyo bazakimpura nta mugabo wagusiba umutima wanjye ni nkanjye rero buriya hari ahantu mba baba bahari beza barebare bagufi bameze babiri umva ariko noneho narababwiye ngo ntawamusimbura amen ndishimye tuguwe neza turamahora hano muri amahoro buriya njye nibuka n'akarimba hari utumwe kera bajyaga barimo tereza mwana nkunda mama we none njye nahita nkabona umugore nkunda urakoze tuzabonana gusa umeze uteze umeze neza kereka nyine bya birwara byo muri ino minsi by'umuvuduko biri kuzamuka ariko ubundi ndabona ibyo ngibyo imana idufasha nabikubwiye cyane ariko bamwe ko biri kugabanuka ufite ikintu n'undi akoze imana umukobwa asamize ati
mukobwa nta cyiza burya burya ijambo ryiza ngo ni mugenzi w'Imana. Burya rero iyo umuntu aje ukamwakiriza amagambo meza, ibindi byose ibyo kurya, ibyo byubaka umubiri, amazi yo kunywa, ubwo nawe urabyumva, ariko noneho ijambo ryo urumva bituma urukundo ruhoraho mu rugo. maze ndacyanagukunda nanjye nuko ntabwo ruzacogo aho kugira ngo urumanuke ahubwo urimo ruzamuka. nzahora ngukunda jusqu'à la fin de ma merci aussi. ubwo nyine mba nibiyemo abakobwa bataraza kugira ngo nyine bataturogoye. bataraza si ni bangahe isomwe dufite n'umushyitsi. ese kudakora siporo ibikoresho hano ko ari byinshi kuko tudakora siporo kimwe iyo uba kiremereye hano bigabanya iterambere bikomeye cyane. Mva ishyize ko mbona wagira ngo ni mbara kuma fata amahirwe dore kiremereye twagira ngo ni mwanjye hano rero urukundo wese kuri umusore ariko ibintu ndi kukubwira no kubyumva reka twe kugira ufite ubwite cyane ndi kubyumva nzakubwira nuko just continue to converse me. Just wait. Acha nakora kubwawe kandi indi bazaza aguma muri tutari kumwe kwigitanga Nora, promise me ko utazansiga. Promise me ko uzaba uhari. Nta kintu nagerageza gukora. Ibintu byose ari kukubwira ndakubwira, ari ibikorwa ndabikora. Bibine nijoro. Jya mu maso. Uriko nari kukubeshya. Ubona mu maso feel like ntavugira mutima mu maso wayibona. Ubona mbeshya. Harabura iki? Bibi don't worry, basi ejo nzaza kugura ku kazi ngufitiye surprise. Okay, reka njye mu rugo basi haza gutinda. Ejo nzaza kureba ariko. Nashaka kugenda. Ikibazo. Ko mbona nashaka kugenda. Umushaka kwaba hano. Urumva waba uri hano igihe cyose numva twaduhura nawe. Akuna uri biswe ibyo ngibyo bitakunda. Kubera iki bidakunda? Kandi mu kazi nawe uri mu kazi kandi nawe twakora. Umutima wanjye ushaka kuguma ahantu ukunda, ahantu ushimye. Reka njye mu rugo basi tuzaganira neza ejo mfite isuku. Ako nta soni yuzuye uvuga ngo wiriwe neza nta wiriwe. Kujya gusenga bivuze kubunyiriza. Ndakubaza kujya gusenga bivuze kubunyiriza. Ntabwo nari nzi ko ugaruke hakiri kare. Wari uzi ko ndibugaruka ryari? None usigaye unacunga n'amasaha yanjye ukavuga ngo none naramuprogram yaraza igihe iki niki. Ubundi reka manze mubaze. Ubundi ibingibi ubona bizageza he? Reka nkubwira mudamu. Azino nende zo zitazusuzuma. Nyumva neza. Tukumvikana. Ngewe narakubwiye ngo nta biryo by'umukozi shaka. Uri kubyumva neza? Ubu niko byagenze? Ndakubaza niko byagenze? None gusa ubundi kandi ikibazo ubundi amaherezo azaba ya yikisi
nzahora mu gikoni njye n'umufuka w'amakara cyangwa ni gaze. Urajya ngo ujye hehe? Njye mu kazi. Mu kazi kahise? Naje hano narize. Okay, ndabyemera warize. Ndabyemera warize. Ayo madiplome yawe urayafite. Si akazi washakaga? Akazi kawe ni njyewe, akazi kawe no gukora ahangaha, umukoresha wawe ni njyewe. Ariko se ku buryo ntashobora kugira icyo ngiye gukora nanjye nk'abandi bagore ngo niteze imbere, ku buryo ntashobora no kujya gusenga, ku buryo ntashobora no kujya gusura mugenzi wanjye. Mbese nzaguma ahangaha nkaho ndi kukiziriko. Wabuze iki? Muri runo rugo rwa Peter wabuze iki wowe? Urarya, uranywa, urambikwa. Aho kuryama urahafite, aho kwituma urahafite. Icyo wabuze ni iki? Gusa ubwo wumva aribwo burenganzira bwanjye. Ubuhe se uburenganzira ufite n'ubuhe? Uba wumva umugore agomba kuguma mu rugo gusa nta kintu agomba gukora, ari ukubaho atyo gusa. Ntabwo ninginga, ntabwo nsaba, ndategetse. Uri kubyumva neza? Ndategetse ngo ngomba kurya ibyo watetse, ngomba kunywa amazi watetse, ngomba kuryama aho washashe, ngomba gukandagira aho wakorobye. Uri kubyumva neza? Ntabwo ndi kubyemera. Ngo ntabwo uri kugira gute? Nsobanura ngo ntabwo ndi kubyemera. Papa hano nabaye iki? Sibikinze gute? Urashaka kunyitambika? Urashaka kunyitambika nawe? Nisimo muri ndakubaza urashaka kunyitambika? Yarenganye. Yarengana. Ninde wambara nabi hano ni mama? Ninde uvuga nabi hano ni mama? Ninde muntu ukoze ikosa ni mama buri somo makoze? Iyi myenda z'amafaranga nayiguze. Nese bakoze icyo ashaka kumutiko. Umuntu umaze kugira ubwanwa bwinshi ngo iki? Nese babanza umbwire. Mama koze iki? Mama koze iki? Wewe urutya mu. Nese mama koze iki? Muri iki gihe, muri iki gihe umva kumbwira. Muri iki gihe ntabwo wakubita umugore, ntabwo wakubita mama gutyo. Yarambyaye ngana gutyo ukamukubita ndeba. So nishaki. Nese urumva wamushakaza ariko nanjye yarambyaye. None umaze kubyimba uritambika. We nta kubyimba. Uritambika. Nta kubyimba. Mama afite uburenganzira bwo gukora ikintu cyose ashaka. Ari ugusenga, ari ukujya he byose arabyemerewe. Nge nawe tujye kuri umuntu ufite uburenganzira hano. Ibi ntabwo ari. Hakusi ugashaka gukubita umwana wawe kubera ko ndengeye ko. Oya. Ugiye gusenga ntabwo witambika ariko shyira mu gaciro nk'umuntu mukuru. Shyira mu gaciro nk'umuntu mukuru. Ubwo ubona umugore azajya shyira mu gaciro nk'umuntu mukuru. Ubu ngubu urumva. Ngewe nirirwa inzara hejuru y'ingungu wagiye mu masenya. Ese nta mukozi washatse umukozi. Muri bera masenya. Washatse umukozi mama ni umukozi. Akubona ntafite imbaraga ntakwiye gukora. Oya, nabanza ibintu papa ari gukora nawe. Ashaka kubita mama bwanze ko. Ese mama ni umukozi. Ma fille. Kuki turimo twiko papa yaje. Comment tu vas? Ariko nawe mukobwa asigaye gusuma. Noneho niko ubu nzajya ntera agatombret kugira ngo urebe. Waje Mukobwa gisa na papa. kuki turimo tubwiye ko papa Ushaka kuzamwara umugabo. Mukobwa wageze hano sangaye. none ahisaza. Ariko si ma fille. Nusuze daddy. Daddy. Imana ikavani. Nusuze daddy. Vanessa ngo nusuze papa. Nusuze daddy icyaro. Vanessa ngwino. Usinuhe. Daddy wuyo. Basosa. Usinuhe. Ba nusuze sho. Yansuze. Mukobwa. Umeze neza. Ariko nawe ndabona harimo agashusho. Yo. Naricara. Sheri? Buryo bwo mwipfura na se barangana. Wowe ubyanjye nawe urabizi. Urumva? Sheri Mafi. Sheri giye kwamye mbere yo kumenya n'uyu rwose. Ari batuziranye babara none none ni mwese nimufunge amaso gutyo. Ndabanza. Yabanza ko giye waradusanganye. Uyungu se Kanibanziriza. cyangwa no Mafi. Ni iPhone 1. Thank you. You're welcome. Sheri. Sheri nani. Mukobwa wanjye ndagukunda n'ukuri. Nanjye ndagukunda papa. Yego. Sheri nanjye gira. Yafuni kipanze ni. Yari yarisa. Ikindi se. Waburetse se buretse. Soso. Nabanza kuryama none amafatara Ya fora noneho. Fora? Sheri wamaye. Fora. Hari ikindi wanzaniye? Nega turebe. Kangaka ntuzajya ugera mu nzira ahantu hose. Urumva? Kangaka bakita sauvage. Thank you. Ni souvenir ya papa. Sheri gatima kabi. Sheri.
uzafuhira umwana wawe umwana wawe ufuza ariko nanjye ndebera sheri kandi imfura yacu rero none reka nkubwire we kwera ukuntu nta ibintu byose urumva Yes, sweet daddy. Thank you. welcome Sheri uyu mwenda nawe ushakaga we ureretswe wawushakaga ubu ujye kugura naravuze mu mana urumva naravuze ngo nyagasani igindi rirapfuye rero abagore bahora muri karite bose ndabishe ndabarangiye oya abo ngabo nibagende babandi bose nibayita mbarusha umutware Sheri urakugira Asira kesi. urakoze Thank you. you are welcome God bless you. buryo uhahira iburyo n'ibumoso ku muzungu no kumwirabura imana iri guhaza ibyiza mugabo wanjye Nese wakona kwa niki kuri WhatsApp wahagurutse sangahe? saa cyenda za nijoro Saa cyenda za nijoro. Muri hose. uze kura kuri none se reba igihe twaganiraga nawe Nibwo wari uhagurutse. yego siko ntacyo mubaye uretse cyane neza nawe ariko nawe ni ingaruka urumva ni ingaruka nawe nzakuzana nta kibazo uyu mukobwa yitwa Vanessa ni umukobwa wa Shatari bawundi wadukorera mama wawe ni Shatari mama ni Chantal haguruka disi nongere ngo usuhuze mama araho wigira isoni disi kano kana disi ni keza ni nka mama we disi mama wawe yari mwiza mama wawe yaradufashije Batrete tujyana si wari wambwiye ngo nuva tuzajyana hahandi cyangwa warashibagiwe umva kereka icyo udashaka kereka icyo udashaka urumva ndabikora mugende ngane n'umugabo wanjye mugire vuba oya reka umwana bashaka kugira ngo nawe tuganire Sheri tuganire muragana nyuma mugere soso mugere asije yaze wari tuganire mugere mugere mu gikwena babwiye mutegure n'icyo kunti hanyuma soso aka kabaga kajyana sibyo kanjyanire se wakwaje undi mwana kandi ndamutwaza ariko waretse na gift nayo tukayisubiza hamwe akajya kubibika kari hahandi soso mwe mugana n'undi mwana bane mujyane umwana nawe utanzakuzanira ntugire ikibazo rwose Sheri si keza keza kariya kana songa genda soso nitugukira love you my feet nitugukira wowe rwose okay iPhone mbega nawe urabyumva sibyo ariko turanajyana nta kibazo ntugire ikibazo hano urakoze cyane ndishimye rero ngiye gukira amazi muri dushe nzagira ikintu cyo kwambara tugitegura neza twiriye sibyo hanyuma noneho nkubwire abana bakina ndakwiriye Shalito I love you njyewe n'ukuntu bazaniye inkuru nziza oya papa twubahane ariko igira ngo iki mbanze ngitimba cyo ngicyo ntabwo wakwita mama ndebe ntabwo wakwita mama ndebe uranyitambika ejo umugore ntabwo kwitambika ariko ntabwo wakubita mama ndebe bito byawe basa papa w'ikibazo wazi ikibazo uzi uwo ari we akubita mama ndebe uzi uwo ari we oya akubita mama ndebe uko byaba bimeze akubite mama wakubyaye ndebe wowe uranyitambika oya ntabwo kwitambika ntabwo wakora amakosa ndebe uterana amagambo n'aka umva bro uyu musaza ni umuntu wo kubahwa cyane uranyumva neza ariko ntabwo wakora amakosa turi ntabwo James wazingenga ntabwo yakora amakosa ntabwo wakubita mama ndebe reka ntabwo no gusuzugura ko ntabwo wakubita mama ndebe umusaza ni nari nta nubwo wemerewe no kumutungura ntabwo wamukubita uranyumva neza umva wakubita ariko se uri mu gushyigikira papa mu mafuti no uri mukuru ntabwo ushobora kubwira abapapa ari mu makosa uri mukuru utabwira abapapa ari mu makosa uretse ibyo babara njye mbikurikirana umva mana uzakuza ibino bintu ukuntu byatuvunnye wowe
twirirwa dukora muri aho ngaho ibiki bavuna gukubita umubyeyi wabyaye ubwira umugore no kwicara agatuza urumva wawe apana mama umugore wawe apana mama wose no wawe uyu ni mama wabyaye uyu ni mama wabyaye umva mubwire petit umva mubwire uyu ni mama ushaka kubita uko mwiboneye njyewe nirirwa inzara ariko so uri mu ntoki ndashaka kuvugira mama wawe wabyaye ukabura inyuma y'umusaza umusaza ni intare urumva icyo avuze mugomba kumva ishyamba no ni mu rugo intare mu ishyamba no ni mu rugo okay ni ibintu byoroshye cyane oya ni muvanga musore bihore dad nayo muzi ni mugende ni muvangari mugende mu kiyobirye mu gihe kugwa mu umukubona n'ibyanwa gusa birahunga gusa nta kindi kintu amaze ahangaha ram petit maze kubona yuko ari mama birekana n'abakinga mbwira ngo inkuru nziza uzanye n'ubwoko nibwirire iyo ngo byagenze bityo nkuru nziza uzanye niyi